abantu basenga imana cyangwa se urubyiruko ukomeye nabonye ni umwuka witwa kwigana. ejo bundi nabonye bashira akantu bahungu baviringita bagira gutya donc sinagize ikibazo ko bakoze kiriya, nagize ikibazo kuko bose babikoze. reka twongere tubahe ikaze nshuti mukurikirana Icyizere TV. Turababona muradukurikira, murabitwereka isaha ku isaha cyangwa umwanya ku wundi. Reka tubagaragarize umutumirwa dufite muri uyu mwanya, tubanze tumuhe ikaze mbere y'ibindi byose. Reka tuguhe ikaze. Turayakiriye. Yego, murakoze cyane. Reka tugusabe ubanze wibwire abadukurikiranye. Amazina nitwa Semahoro Eliel, tuye na Kivare mu Bugande, ndi umuvugabutumwa. Mande duhana n'imigisha. Yego, murakoze cyane. Mvuze ko mutuye mu Bugande, wenda niho muvuka se, niho mukomoka, bimeze gute? Wadusangiza gusa ku buzima gatoya. Ntabwo mvuka i Bugande, mvuka Kongo, aho bita Murenge mu ntara ya Kivu. Nkaba nsohokiye mu Bugande. Mu Bugande mwaba muhamaze igihe kingana gute? Mva mu Bugande maze mu myaka 12. Myaka 12 niyo ngize i Bugande kabisa. Birumvikana. Utubwiye ko uri n'umuvugabutumwa, uwo murimo byumvikane ko uwukorera hariya. Hanyuma ibintu by'ivugabutumwa cyangwa gukizwa kuri wowe, uwakijijwe ryari, byagenze gute? Jewe agakiza ndumva navukiye mu ikanisa, ariko agakiza mvuga ko nakijijwe nyine, nakijijwe mu 2002 ko mu kwezi kwa 10 ahantu narindi narasuhuye mu kiraro, ngo numvisha agakiza kansanga nyine ndakizwa. Ndumva ko ncamake ni ico gihe nakijijwe, sibye ko nigeze kubona nasenzeho buke, ariko mbivamo hakiri kare. Ariko mu 2002 ubwo nakijijwe kugeza uyu munsi. Yego. Uvuze ko wavukiye mu itorero cyangwa mu ikanisa, ariko gukizwa nyako wakijijwe 2002. Ese buriya ntago biba bihagije kuba wavuka ubona imico y'ababyeyi b'abakristo ngo wenda nawe uhita ufatira aho ngaho, mu buryo utotandukanye igihe wakirijwe n'igihe wakirijwe wenda benshi, kuko ndatekereza ko ari nako bimeze. Kuko turaza no kugera muri uwo mwanya wakijijwe twumva icyahindutse, biba bimeze gute? Simbizi, umuntu wese nyine afite ubuhamya. Nzi ko ababyeyi cyangwa se wakuriye bo kwigisha agakiza, cyangwa se ukabona n'imico y'agakiza. Ariko umunsi wo gukizwa ni umunsi uzana impinduka mu buzima. Icya kabiri, nawita ngo ni umunsi w'imyanzuro yo gukurikira Yesu, kuko kuba mu ikanisa ntabwo bisobanuye agakiza. Ko umuntu aba mu ikanisa akora ibyo yumva n'ibyo ashaka, icyo gihe batarakizwa, kabona nubwo yaba yarize iby'agakiza. Ariko umunsi ahisemo kureka ibyo kubera agakiza, kubera Yesu, ni uwo munsi aba yakijijwe. Niko mbitekereza, nuko niko kuri. Yego, turabyemera kuko urabiturusha cyane, hari n'umuvugabutumwa. Uvuze ko muri 2002 aribwo wakiriye agakiza cyangwa kwakira Yesu nk'umwami w'umukiza w'ubugingo bwawe. Byaje gute? Wumvishe bimeze gute kugira ngo iyo mpinduka ibe? Ko byaje, urumva ubutumwa bwiza bwo nari narabwumvise, ndetse nari umuririmbyi, ndetse hari igihe nigezeho kuja mu gatimu ngo dusenge,
abana bari bafashwe nja kubasura umunsi umwe dusa n'usenzi icyo gereka nkicihorere kuko si cyo nemera ko ari cyo gihe cy'agakiza ariko ukuntu byaje nari mu kiraro nari umuntu usanzwe nasenzeho bisa n'ibyanze gituma mvuga ngo byanze nuko n'ubundi mu mutima wanje hari purani z'imigambi mibi nukora tekereza amanyanga runaka uyakora usambana bikunze mbese sinzi nimba ari umuntu cyangwa nimba ari ibitekerezo byanje byabimbwiye byonyine bikambwira ndetse ko nkijijwe ariko nta n'ibyaha nakoze numva ngiye gusubirayo tina banze mbyihora ibyo by'agakiza ariko hanyuma nari ku biraro ndahantu ndirimba akaririmbo ko nari nzi indirimbo za korale ariko ndirimba iyo ndirimbo rero numva imbwiye amakuru ndayitegera mpandirimba jenyine ndetse ndongera numva nibaje kuri ibyo bintu mpandirimba ndasubiramo nteze ugutwi cyane ko numvaga ari nk'umuntu umbwira icyo nakurikijeho narapfukamye ndavuga ati Imana n'ubundi satani koko yarambeshe ankura mu by'agakiza ariko nta na kimwe nabonye abirenga akambwira n'ibindi uhereye uno munsi ndakijijwe nta wanyatuje naturiye ku ruzi jenyine ndakizwa guhera ubwongo bwogeze ubu gusa urugendo rw'agakiza habamo gukura ariko n'uwo munsi nakijijwe niwe uba no mu mutima waje kuko uwo munsi nahamenyije n'umutima waje ko mvuye mu byo natekerezaga n'ibyo nagambirira gukora bitari iby'Imana ndahindukira nayo makuru y'agakiza ku bugufi uvuze ko mu rugendo rw'agakiza habamo gukura kugira ngo umuntu akure nk'umuntu ugikizwa cyangwa se umuntu utarabifata cyane kugira ngo akure agere ku rugero rwiza wenda umuntu ashobora kumureba akumva ko nyine yakuze mu gakiza cyangwa arimo arakura neza ni uruhe ubundi urugendo rw'agakiza ruza rukura nka kurya nabwita nka kurya umwana aza akura umwana iyo avutse aronka amashereka bwaca bakamuha amata bwaca bakamuha ibiryo bwaca bakamuha ibindi biryo bikomeye kurutaho uko niko bagenda akura ukuvuga ngo mu gakiza rero iyo ukijijwe umva uvuye mu byaha ariko selo icyo twita ibyo kurya ni ijambo ry'Imana ukugenda wiga usobanukirwa ijambo ry'Imana ukagenda umenya ngo niba inja nkora ntabwo ari byo nubwo nakijijwe ariko kandi ibinza nkora nabyo ngomba kubireka ukabivaho uba ukuze ijuru bikajana n'imbaraga z'uko wegera Imana mwuka wera rero agenda aguma kuguhishurira binyuze mu ijambo ry'Imana ukagenda uva ku kintu kuko urugendo rwo gukura mu mwuka biterwa no kugenda wiga kwa kwiga ukagutera guhinduka no kuvuga ngo nubwo rugendo niyo mikurire y'umwuka usenga ko uzamuka mu gusenga no mu guhinduka binyuze mu ijambo ry'Imana ukabura kuse ndambwira abasore ngo birashoboka ko umusore yoba umukiranutse kandi dufite n'ingero nyinshi zibigaragaza abasore abe naje nakijwe ndi umusore ariko nubwo bisa nkaho bigoye ariko birashoboka ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iyo turi mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu bivuga ngo kuba mu mubiri nta kindi kintu tuba turi kure y'Imana kubw'umubiri uyu ariko aravuga ngo tuja tugenda tuyoborwa
no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba. Iyo twinjiye mu kwizera tuba dufashe wa mubiri utuye kure y'Imana, twarangiza kwizera kukawuyobora. Umwanditsi w'igitabo cya Zaburi ndumva ko ari 119 ku murongo w'105 hazavuga ngo, reka tuhasome kugira ngo tugende twumva neza. Ndashaka ko tuganira urubyiruko rwumve ko umusore bishoboka ko yaba uwizera nyakuri. Dusome 119 dusome umurongo w'9. Haravuga ngo umusore azeza inzira yati, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Amen. Iki gisobanuye iki? Gisobanura ngo birashoboka ko umusore nawe yatungana, ariko imbaraga imwe yo muhesha gutungana ni ukugenda nk'uko ijambo ry'Imana rigira gute ritegeka. Hariya nakunze ijambo rivuga ngo ntabwo tugenda tuyoborwa n'ibyo tureba, tuyoborwa n'ibyo twizera. Bishaka kuvuga ngo urubyiruko kimwe mu ngingo zikomeye zigwishe n'ibyo bareba. Ikintu cya mbere bagomba gukora ni selection y'ibyo bareba. Genda urebe urubyiruko, urebe amatelefone, amafilime baba bareba, genda urebe amafilime ibyo bagira, genda urebe. Hari isomo nkunda kubwiriza abantu benshi nyine ntibaryumve bitewe n'imyumvire nyine yaba, ariko rikomoka ku Mana. Ugasanga umuntu yagiye yarebye kuri TV, swate yarebye abantu bari mu kabari, yarebye abakobwa b'indaya uko bambaye, akaza akabyigana. Yayobowe n'icyo areba, ntiyigeze amenya ibyo yizera icyo bivuga. Dawudi ari ijambo yakundaga kuvuga, yagaza avuga ngo ukebura amaso yanje Mana kugira ngo atareba ikibi. Iyo uyobowe n'ibyo ureba wakora ibintu bibi bikomeye, nawe ubwawe bikaje bigutera isoni. Ariko uramutse winjiye mu kuyoborwa no kwizera, ukuyoborwa n'aya mategeko Bibiliya yavuze ngo umusore azeza inzira ye ayejeshe kuyitondera nk'uko ijambo ryawe rigira gute ritegeka. Iyo ni imbaraga ibasha kurinda umusore, ikamuyobora, ikamugira mwiza. Ijambo twasomye hano mu gitabo cya Timoteyo ryavuze ngo uju, katwongere tubasome kugira ngo twumve, turagenda turespect tudupwe. Timoteyo kane murongo waho wa 12. Ndashaka ko twumva ibi bintu bisa n'ibidashoboka ku rubyiruko rwinshi, ariko uyu wabwirwaga yari umusore kandi ndizera ko yabishoboye. Ntiyakagira uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubicitegererezo cy'abizera kuje uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo. Reka ndeke ahangaha. Ikintu cya mbere, uyu ni umusore ariko bamubwiye ngo abicitegererezo cy'abizera. Nta nubwo ari icyitegererezo cy'abantu basanzwe. Bategetse umusore kuba icyitegererezo cy'abandi ba Kristo, kuko ni cy'abizera. Uba icyitegererezo cy'abizera. Igitangaza gikomeye baramubwira ngo kuje uvuga, kandi nimba hari ikintu cisha urubyiruko ni maneno machafu. Kuvuga ngo amagambo ivyo bavuga, ivyo uvuga bibasha kukamura. Ubundi mu mbaraga zikamura abantu jambere nta magambo. Tugambo twamanjwa, utumesaje twamanjwa, tutuntu sinze manjwa n'ibico mvuga cumvikana. Ni utuntu tw'urukoza soni. Iyo uvuga byinjira muri wewe, icya kabiri bikagukuramo imbaraga y'Imana.
ikintu cya kabiri bavuze ngo ube icyitegererezo ku ngeso. Genda urebe ingeso rero ziri mu rubyiruko, urebe ingeso zibarimo, ariko birashoboka ko wowe icyitegererezo ku ngeso zawe. Icya gatatu ni ku rukundo. Urukundo reka ndeke kurutindaho kuko urukundo ni Imana. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo bavuga urukundo abantu benshi bumva les emotions, ngo ndamukunda. Aya, gukunda ni itegeko ry'Imana. Umuntu wese ugeze kuri nopo y'urukundo, Bibiliya ivuga ngo urukundo rutunganijwe rwose ntirugira ubwo. Umuntu ugeze ku rwego rw'urukundo, ubundi urukundo definition yawe iravuga ngo uru ni rwo rukundo, nuko mwitondera amategeko y'Imana. Ko Yohana rudefinise. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite urukundo akunda abantu adahereye kuko yamugiriye amayemusi yo kumukunda. Amukunda kuko ari ikiremwa cyaremwe n'Imana, kandi akumva ko ategerezwa kumukorera icyo agomba kumukorera cyose kuko ni uw'Imana. Kandi kereraho urukundo icyo gituma umva bavuga ngo ruzagwihangana. Urumva iryo jambo rirakomplitse kuza abantu bazi kuvuga ngo urukundo rurihangana, bazi ko urukundo rukunda. Urukundo ruzagwihangana rukababarira. Ni ukuvuga ngo bisobanuye ko ari itegeko ry'Imana ribajyana amaze gushika mu bugingo. Ubundi baravuga ngo Imana ni urukundo, bagize urukundo bafite Imana. Uyu mwanditsi rero aravuga ngo uretse no ku rukundo, aravuga ngo no ku kwizera. Kwizera nyine, kwizera ni igiti cy'umwimerere. Kwizera ubundi ni ijambo rigari. Iyo nsobanura kwizera, umuntu ashobora kuzana kontekste zirenga 100 zivuga kwizera, kandi byose bisobanura ukuri. Ariko kwizera kwa mbere gusa hari impano yo kwizera. Impano yo kwizera yitwa ngo ni izi ngizi bakora ibitangaza, benshi no bazavuga ngo bafite kwizera. Uko ni ishami ryo kwizera. Kwizera kubanziriza ku mpano y'agakiza. Kwizera Yesu, cyo ni icambere. Kwizera kuba kurero ufite amashami menshi utomenye. Nzamvuga ubundi ngo kwizera nico giti kibyara imirimo yose dukora, bikomoka mu kwizera. Iyo nta kwizera kuriho nuko aravuga ngo uwo musore nawe aje abicitegererezo mu kugira gute mu kwizera no ku mutima uboneye. Tangazo rero ni ukuvuga ngo birashoboka ko umusore yogira gute, yokiranukira Imana. Kandi birashoboka ko umusore yotungana, birashoboka ko umusore yogira umutima uboneye, ariko akondisiyo ke atayoborwa n'ibyo agira gute areba, ahubwo akaba afite ubundi buyobozi busha. Ubwo buyobozi bwitwa ubuyobozi bw'umwuka, ari bwo buyobozi bwo kwizera. Avuga ngo aje agenda ayoborwa n'ibyo areba, n'ibyo yizera. Ejo bundi nako nganiriza urubyiruko hariya Rongaya, ndababwira ngo ubundi umukobwa wese cyangwa umuhungu wese w'umukristo n'umusore ngo agomba kugura umwenda agasa n'uwawe wipimira kuri rutari, ntiyipimire mu isoko cyangwa yipimira ahandi. Yazambara gutya akabona ari kuri rutari ahagaze, akavuga ngo si bizoba sawa, akavuga ngo ahanga ndambaye. Ni ukuvuga ngo rero umuntu rero wayobowe no kwizera, ni ukuvuga ngo ntaba akigengwa n'ibyo areba. Oya, kebura amaso yanje kugira ngo atareba ikibi. Aba yaramaze guselekisiona ibyo areba, ibyo yumva. Ubundi nayishuriwe ikiganiro kivuga les 5 senses mwese murazumva. Ubundi nizo ziyobora umuntu mu buzima busanzwe. Pishurirwa rero ico bita ngo ni 6e sens, ariyo ni senyine 6e sens c'est foi, no kwizera. Nico kindi kituyobora. Umuntu ayoborwa n'ibyo areba muri kamera isanzwe, akayoborwa n'ibyo bamubwiye akabikunda cyangwa akabyanga, akayoborwa ni guhumurirwa. Siko bimeze, akabanga impumuro ni nziza cyangwa ni mbi, akakira. Akayoborwa n'ibyo akora au sens de toucher. Akayoborwa, twavuze kumva, twavuze kureba, ni muri 5 senses. Akayoborwa n'ibyo ya testinze, ibyo bazita ngo ni sense de goût.
agatese kavuga ngo ni ukuvuga ngo amahitamo y'umuntu yose ava muri ivyo bintu muri cinq sens cyangwa se ibyo akunda cyangwa ibyo ayoboka. Ariko rero hariho sixième sens yitwa kwizera. Ni ukutayobokwa n'ivyo ureba, ivyo wumva, ivyo ukoraho, ibikuryoheye. Ikintu ni kukuryohera, kwizera kutacemera si icawe. Cyo gituma Bibiliya ivuga ngo uje unyigisha guhitamo. Kuvuga ngo amahitamo yacu ava, amahitamo yacu ava kujo twizera, ntazava kujo dushaka. Nguwo rero umusore uzabigitangaza muri iki gihe, ariko apana kuyobogwa na sanse. Rangunda kubabwira ngo bazabirinda cyane, bayobogwe no kwizera, biha agaciro nk'abakozi b'Imana cyangwa se abasore bavuga ko bakijijwe. Ariko ntusange nimba abakobwa b'abapagani n'abasore ko barakururana, ko barakorakorana, usange na kera uko yayobowe n'ibyo akoraho, ariko wayobogwa no kwizera Imana. Birizivuga ngo ntukicarane n'iki n'abakobanyi, ugasanga ahantu yicaye ibiganiro barimo gute. Ubundi mbwira muntu ngo umuntu mugendana niwe cokuriye, niwe funguro ryawe, ko nuzugaburira ubwonko bwawe n'ibitekerezo byawe. Rero nimba uvuga ko ukijijwe ukaza ugendana n'abirwa baganira ubusambanyi kandi nta mission ufite yo kubahindura no kubakiza, ikimenyetso cya mbere kiza kiranga umuntu ufashwe no kwitandukanya n'abadahwanye. Cyo naco cisha urubyiruko. Yego ndakijijwe ariko ngenda njana inshuti zanjye zose tangira kuvuga nyine uri kera kuba wabyishe. Wewe nimba ukijijwe, le compagnie bagomba kuba arabashigikira ico urico nico wemera. Tuyobogwe n'ivyo ureba kuko Bibiliya yatubwiye. Cya kabiri, tiwicarane n'abakobanyi bya sanse de lui ngo ugume upakire mu bwonko bwawe bidakwiriye. Uzi ko murabyibuka kera tukija gutorera muri Kongo, twagaza tugenda bashika bakaganira abarozi, bamara kubaganira tugatinya gutaha kandi twizanye. No kubera iki? Twapakiye umutwe bitari byo, kandi kujya nta murozi uba waje uvuga ngo se bagiye hanze. Oya haba hakirikara, ariko kandi nibyo twinjije mu mutwe. Niyo mpamvu rero iteka nuhora wicara ahantu akugaburira ibintu bibi, nivyo bizuzura ubwenge bwa kandi nivyo uzakora. Hari ikintu bazabita muri psychologie ngo ni reproduction de mémoire. Ubundi umuntu yuzi ibyo yatekereje, ibyo yumvishe, ibyo yabonye bikagaruka. No kuvuga ngo umuntu rero asa n'ico yagaburiye imitekerereze ye, kandi tugaburira imitekerereze yacu binyuze mu kureba, mu kumva byo twiriwe dukoraho bene ibyo. Niyo mpamvu rero urubyiruko birashoboka kugukiranuka, ariko kwitondera inzira yabo nk'uko ijambo ry'Imana rigira gute ritegeka. Urubyiruko rukaba rwiza. Simbizi nimba hari ikirenzaho. No kuvuga ngo rero ibindi byose ni winjira aho ngaho uzagenda wigishwa na Mwuka Wera. Imbaraga zibiri zikomeye zazitugurutsa tukagera kure mu mwuka: kwegera Imana, usenga, kwegera Imana, usoma ijambo ry'Imana, bikaguhesha impinduka ikomeye, kuko ziba ari imbaraga. Ari imbaraga umwanditsi yaranditse aravuga ngo abantu bategereje Uwiteka ngo bazosubizwamo imbaraga, ngo ndetse bambara amababa ngo baguruke nka kujya kubisiga. Nigeze mbitekereza ndibaza semana bizera ni gute bahaguruka. Sanga ngo iyo wasenze ugasoma ijambo ry'Imana ngo winjira mu kwizera, ubuzima bwawe bumaze kuyobogwa no kwizera, ngo ugasiga abandi ngo bakaza bakubona waragurutse ugeze iriya mu kirere kandi nta mababa ufite, mbese ugasiga uwo mwicaranye. Ubuzima bwo gukiranuka amen. Nari nezera ubuzima bwo gukiranuka nabuhawe ngo ni ubuzima bwo kwemera kuba mu irungu kandi uturanye n'abandi. Ubuzima bwo kuba mu irungu kandi twicaranye. Mpamvu niki? Nuko nemera kutavuga ibyo muvuga kandi turi kumwe mpamvu.
ubundi gukiranuka ni uguhunga icaha ukaja kure naco, ariko umaze kwinjira mu gukiranuka uko kwabayemo azaba mu vyaha ndabikore. Sikuzo birasobanutse. Sinzi ko bisobanutse ariko nuko nguko. Ariko rero urubyiruko mbabwigisha ngo ruhunge cyane rushutswe n'icaha c'ubusambanyi n'ubujura no kwiba n'ibindi, ibyo byose birimo, ariko kandi nico tukunze kuvuga cyane, cyo n'icaha vuga ngo kiza gikoreshwa mu mbaraga imwe yitwa ubwenge. Ubundi ni kukimbia na miguu, gihungishwa amaguru, nta negociation. Tubona Yosefu yambuye ikota akarisiga kiruka, kuvuga ngo niko yahungaga icaha c'ubusambanyi. Nusoma igitabo c'imigani kizakubwira ngo cisha inzira yawe kure y'inzu ya maraya. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo ni icyaha cyakoze ubukristo iyo butarambara umwuka w'ubwenge kugira ngo umenye intege nke zawe nico kwicaho kiri ngo gihunge, kiri mu bibazo, kiri mu ntambara zibi. Cyo narimvuze rero cyari ico ari kuvuga ngo urubyiruko ruyoborwe no kwizera, Imana izabakorera ibikomeye kandi bakabaho mu buzima bwera. Tangazo rikomeye birashoboka ku rubyiruko rwo kwera rugakiranuka rukagira inshushosha, kujya birivuga ngo umuntu iyo agiye muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gisha, ibyakera biba bishize, aravuga ngo ndore byose babihindutse kuba bisha. Bihindurwa bishaniki, araremwa ico caremwe, nta kindi kimurema, aremwa n'ijambo ry'Imana rikamucura rikamuhindura musha, ibyakera bigashira. Ku rubyiruko noneho ruri mu itorero hari ikintu bakunda kujajinga cyane, ngo urubyiruko bakoreshwa n'imbaraga z'umubiri ntago ari umwuka, ibintu nk'ibyo nyine, ugasanga ngo discipline iri hasi, cyangwa se mbese buri muntu avuga uko abireba selo n'aho ahagaze muri we. Ese ibyo bintu nk'umuyobozi nanone w'abayumbe, umuntu wayoboye urubyiruko, wahuguye urubyiruko, kuko ayo makuru yose ndayafite nubwo tutabyinjiyemo cyane, naranakumvishije aho wabwirije ku kindi cyumweru, hari ukuntu wabwirije nyuma ya saa sita. Buriya urubyiruko bakunda gusohoka bari kubwiriza, ariko nta muntu n'umwe yigeze asohoka. Ibyo bintu byo ni nk'iki biba bisobanuye nkamwe mu bihoramo cyane? Hejuru mbese ya discipline cyangwa se ko abantu bagenda babivuga, ubundi jewe nemera ikintu kimwe, emera kwiga no gusenga. Umva bibaye bibiri. Cyo nashaka kuvuga, discipline y'umuntu tekereza ko ikomoka ingana n'agakiza afite. Buriya agakiza niko manager. Ubu Kristo ubundi impano ya mbere twagombye guhabwa ni agakiza. Yamara igakunda, iyo yafumbiwe ikaregwa neza, ihinduka umuyobozi mwiza w'izindi. Kuko Kristo ni ikintu gikomeye. Tanga impano, ubundi bavuga ngo ni impano y'ubwenge, ubundi bavuga ngo ubwenge ni ukubaha Imana, si uko se? Biriya bintu bavuga ari ibintu mbonaje bitari grave. Je ubundi nta kintu uretse icaha, ibi byaha tuzi byanditswe muri Bibiliya, naho utumistake turiya twose ntugiraho ubukana buke cyane, kuko nzi ko ari ibintu bishobora gukosoreka. Abenshi ntekereza ko ariyo level y'imitekerereze cyangwa se yo gukiranuka afite. Hari umuvuga butumwa bigazavuga ijambo rirantangaza, ariko nza kurisobanukirwa cyane. Ariko nyuma aravuga ngo baranezerewe, ndetse yari hano muri Kenya. Aravuga ngo twaranezerewe muri Kenya, ngo ngira ubwoba ngo twaba twacumuye ku Mana. Kandi base umuntu wanezererewe Imana
ni gute yatekereje ko yaba yacumuye ku Mana, biransiga. Ariko nyuma nkomeje gusoma ijambo ry'Imana nsanga yavuze ukuri. Bundi Bibiliya avuga ngo tugomba ngo gukorera Imana dutinya ndetse ngo duhinda umushitsi. Iyo ukoreye Imana nta gutinya kukurimo, ubundi ikidutera gutinya ni agakiza. Utinya ko icyo ukora waje kubikora mwiki amakosa. Tekereza ko urahimbaza Imana ariko ugatinya ko ukora ikosa. Ni ukuvuga ngo gukiranuka rero, gukiranuka cyangwa se iyo nico nisa agakiza biza bimanaginga, biza biyobora biriya bikorwa bindi dukora. Ariko kandi ndiseguye ntabwo dukora ibyo abantu bose bumva n'abayumbe ngo abantu ngo babyumve. Nemera ko umuntu yakora icyo abantu batumva ariko kivuye ku Mana, kubera ko umwuka ntiyenda gukora nk'ibyo twumva, asakora ibyayo. Nyuma Yesu yaratobye ugondo, ni ukuvuga ngo naje ariko indi mwuka yansingiriza gihabanye n'icyo abantu bagira gute batekereza ikabacu. Ariko ikibazo nico ntekereza kigomba kuba correction, kigomba kuba mbari icyo gifaransa cyiza simbizi, kigomba gukosoreka. Umwuka wishe abantu basenga Imana cyangwa se urubyiruko ukomeye nabonye ni umwuka witwa kwigana. Ejo bundi nabonye bashaka akantu bahungu baviringita bagira icyo donc sinagize ikibazo ko bakoze kiriye, nagize ikibazo kuko bose babikoze kandi si gahunda bari bahawe n'umwuka wese ni mubikore. No kuvuga ngo rero uwabihawe wa mbere please omwe mwuka nimufasha. Ariko iyo mubaye benshi bigaragara ko ari igikorwa cabaye kigananywe gashira amavuta. Ariko umuntu yakoze icyahawe ndagakora icyahawe. Ndare jambo riza rivuga ngo umwuka wera umunsi ngumanuka ngo buri wese ngo ibirimo ibishumuriro ngo bibagaragaraho, ngo buri wese ngo agahabwa ururimi kuko yahawe kugira gute kubivuga. Tekereza buri wese Imana zigende pa Imana yo dutuntu dutandukanye hariya turamutse turi mu mwuka. Cyakabiri hari ikintu kitagomba kwirengagizwa. Nimba ari mu kiyumbe, nimba ari no muri abo basenga, nimba ari muri abo babyiruka, harimo icyo bita l'original na nimba ari copy, nimba ari conforme ni pirate, sinzi ukuntu nobyita. Kimwe nuko mu bavuga butumwa barimo original za pirate, kimwe nuko mu baririmbyi hari original hari pirate. Rero nje ndagikomeye numva aho ngaho. Gusa icyo nashishikariza abantu ni uguhugura, kandi guhugura si ugukubita mu mutwe. Hari ikibazo nibajijeho, nanumva abantu bavuga gitekereje ndibaza nimba ari cyo batari cyo, ndaza kucisegura buke kivuga ngo abantu ngo bazabanga kwiga cyangwa abantu ngo bazabanga ko tubayobora. Je mutima wambwiye kwa hari uko tuba tubayobora kuba ariko kugoye. Jewe ndi umuyobozi w'urubyiruko, jewe nibaje kubera iki jewe bazabaza bakansanga urubyiruko, sivyo bo bakaza kumbaza, bo bagashaka ko mbayobora. Bitekereza muri amagambo abantu benshi baje kuyobora abayumbe n'abaje kuyobora andi matsinda runaka akenshi ntibabana, kandi iyo bashitse muri bo, iyo batangiye kuvuga baza babakira nk'abaje kugwana. Ariko umuntu mwararanye ku musozi mukarana mu cumba ndacuza umubwira ngo agire nubwo mwokije impaka ndaco yabitwaye. Kibaza ngo se ni gute kandi abantu bakongera bakegera cyane abo bashaka kuyobora atari igihe cyo kubacaha gusa kwikosa bakoze, ahubwo hari n'ibindi babagiye kuba felicite, hari n'indi murongo babwiye ati aha nyine mwama mwinshiriraho ko bimeze. Sinzi naringe kusha mu kiyumba ariko nuko ndeke yaho. Imana ibafashe rero
cyane bahugure ariko iby'imanza byo kuvuga ngo ibi n'ibi ibya Yesu yarabyanze ngo tukaza tubikora ko twebwe ngo twoca imanza zibigaragara ngo ariko nazi ngo azaca imanza zibigaragara ngo ndetse ace n'izo mu mitima ngo ibyo abantu bagaza batekereza byaba ari igitangaza umunsi Yesu azaca imanza abantu bazaba surprise kuko abantu bazi kwerekana icyiza ariko icy'imbere bagishe ngo rero jewe kubwico mukorera Imana mutinya muhinda umushitsi bizaba byiza umuntu wese uzakorera Imana adatinya wese le mistake siri hari imbere ye kubera ko ubuzima bwacu bwuzuye amarangamutima n'ibindi ariko iyo burimo gutinya no guhinda umushitsi urabinoza. Reka dusoze dushimira n'abantu bakomeza kudukurikirana namwe mukomeze kugira amahoro ya Nyagasani. Ciao.